Banyarwanda, banyarwandakazi bakunzi bamenye impamvu TV, ndabasuhuje none ku itariki ya 29 Kanama umwaka wa 2025. Muri kumwe na Innocent Niringiyimana. Iyi nimero ya mbere ngiye kubaganirizaho, ndagira ngo nyine nkomeze ya ntambwe yacu igenda iva kuri imwe ijya ku yindi. Ni intambwe idasubira inyuma, ni intambwe ya Wazalendo kandi yiteguye kubohoza akarere, kubohoza ubutaka bwacu bwaguye mu maboko y'abanyamahanga, abavantara, haba mu Rwanda haba muri Kongo, kandi bikaba byototera n'ibindi bihugu. Reka rero mbasuhuze mbashimira kandi mbabwira ni aho muri, mbese muraho, mbese mwaramutse, mbese mwiriwe. Abo tudaherukanye nyine nkuko mvuga ni muraho, mwahawe karibu kuri Menya Impamvu TV. Mwiyandikishe, subscribe, sabone. Abo dusanganywe n'ubundi cya gikumwe cyabo cyo hejuru uti like, j'aime, ntikikabure. Ntabwo ari ibyo nirwa mbasenga, bavandimwe Wazalendo beza mwahagurukiye kumva no kumenya icyo gukora muri ibi, kubera ko twarasinziriye igihe kirekire. Tugombe dukanguke, kubera ko y'amazi atari yayandi. Dukangukira urugamba, dukera itabaro, kubera ko niturangara ubutaka bwacu barabutwara. Ikimenyetso rero ndi kubabwira impamvu mpora ntsindagiriye ikintu, ni inkuru tugiye kuganiraho nabateguriye muri akanya. Ni amakuru avuga ati Major Mugenza na Kapitene Adrien Rugabo ba RDF nabo bari kumwe, nta warokotse mu maboko do mu bitero bya Wazalendo. Ndagiye kuvuga gusa ku bya gisirikare, ngiye kuvuga ku rugamba, ku makuru tuba tubonye, noneho turaza kuza mu yandi makuru nyuma, ariko twamaze kugaruka kuri aya makuru y'urugamba. Nimutega amatwi rero, kandi aho mwumva hatuzuye Abazalendo baruzuzanya, nta kibazo baba bafite. Bimeze bite rero? Amakuru dukura mu Abazalendo baba badusangiza, bagenzi bacu bari ku ruhembe rw'umuheto, bari kurasana, bari kurwana n'umwanzi. Baratubwira ko mu mirwano imaze iminsi iri kubica bigacika, ntago bari gukora ubusa. Bari kurwana ku butaka bwabo, ibisambo, interankota, abayogozi, ibyihebe, abicanyi ruharwa baje kubambura ubutaka bwabo, ntibabarebera izuba bakahagwa. Ingero zifatika rero harimo urwa Majoro Mugenza, kamubereke Majoro Mugenza na Kapitene Adrien Rugabo, bari mu bayoboye ibitero bikomeye muri za Minembwe n'ahandi, baguye ku rugamba. Nguyu abamuzi batubwire ko atari we. batamwivuganye. Reka twumve uko babivuga. Turashimira Abazalendo baba bahari,
bakaba batwereka bati do uyu turamurangije, yari yaje kutwibira ubutaka, none ntabwo tugomba kumureka ngo agende. Umve ko ibisambo byose bigomba majoro Mugenza. Bimeze bite rero? Ni amakuru twagiye twakira, ayo intore zahererekanyaga, ayo inkotanyi, interankota bene wabo bahererekanyaga bavuga akababaro bafite kuko abantu babo baguye ku rugamba. Ese bari kugwa ku rugamba rw'u Rwanda? Ni ingabo z'u Rwanda zigiye kurwanira igihugu cy'u Rwanda, cyane ibisambo byoherejwe muri Kongo kujya kwiba amabuye ya Kongo? Babitsinze yose, igisambo iyo bagitsinze aho cyagiye kwiba, hari ugomba kurira. Mva ukuntu babivuga, birababaje cyane. Amakuru twagiye tubona nyine ukuntu Kapiteni Adrien Rugabo wo mu gisirikare cya RDF yarashwe arapfa mu gihe kimwe muri iki gitondo ahitwa Imikenke. Yapfuye ari kumwe n'itsinda ry'abasirikare benshi yari ayoboye, nta muntu waharokokeye, yishwe mu mutego. Dufite abandi benshi bakomeretse, abandi birukiye mu mashyamba babuze. Mwajyaga hese? Uyu noneho uwo ni Kapiteni Adrien Rugabo. Uyu rero nawe ati Majoro Magenza nawe amefariki dunia mu rugamba rwabeye Rugezi. Bamurangije. Ntabwo abakongomani, abazarendo bakongomani bari gukina n'ubutaka bwabo, kandi mwarahinjiye ntimuzahava. Barabibabwira mukagira ngo ni imikino, ngo mwamenyereye ngo gufata mucire birarura. Barakomeza. Muraho neza muri iyi forum? Ubwo ni ahantu baba bari nyine muri za WhatsApp, bafite amagurupe menshi, interankota zifite amagurupe menshi, za ntore nigeze kubabwira zifana ibyo zitanazi baba bazishyize ku magurupe. Mureke kumva propaganda y'abari mu nkambi z'impunzi. Abo ni ba abanyamurenge bamwe babeshye. Hano turababaye, twabuze abavandimwe benshi, urugamba rurakomeye. Urumva, uwo ni uwari uriyo. Hari n'undi wavuze ati yewe umuhungu wa Damascene nawe yishwe n'umuvandimwe we Olivier Muheto. Abumenya ari abanyamurenge. Dufite umubare munini w'abantu bapfiriye mu ntambara ikomeye cyane yabereye hano Minembwe. Undi aravuga ngo yewe twarwanye mu bunyamwuga bwose, ariko bari bafite intwaro zikomeye kandi bari benshi. Mudusabire bavandimwe n'abashiki bacu, turashize. Ni ubutumwa bahererekanyaga, ni ibintu by'ukuri. Undi yarari ku rugamba, yewe ntabwo byatworoheye duhangana, kuko baje baturutse impande zitandukanye, dusigara hagati. Ubwo rero uburyo bwonyine twari dufite ni uguhunga gusa. Imyanya yacu yatwitswe, imyaka yacu yatwitswe. Dusenge ku bwacu bavandimwe. Undi yavuze ati mbabajwe cyane n'ibyo abavandimwe bacu barimo, mukomeze gukora neza buri munsi, si ku cyumweru turabasabira. Ati mukomeje gukora neza, ariko iminsi yose ntabwo ari ku cyumweru. Turabasabira. Abamayimayi baraturakariye cyane, ariko tuzarwana kugeza igihe amahoro aboneke. Ubu ni igiturage baba barakorompye, kitazi ibyo kirimo, kizi ngo kiri kurwanira amahoro, n'abandi bari kurwanira amabuye. Umunyamurenge uzanyumva azamenye ko ari igipfayongo ushyigikiye leta ya Kagame. Ni igipfayongo, ni igipfapfa. Ntabwo bari gupfirwa amahoro, bari gupfira ubutaka. Interankota zishaka kwigara ngo zibonemo amabuye. Hari undi wavuze dukeneye ubufasha, turabasaba. Dufite abantu benshi bakomeretse. Mayimayi yadutwaye intwaro nyinshi zacu, ndetse banafata bashiki bacu ku ngufu. Murabeshya. Undi yavuze ati ndabinginze nimumenyesha abavandimwe bacu ko Mayimayi
bateganya kugaba ibitero bikaze ku mu myanya itandukanye, bityo abavandimwe bacu bagomba kwitonda, byaba na ngombwa bagahunga. Twumvise amakuru mu itsinda rya Ryan Wazalendo ho Plateau bari gupanga ibitero bikaze. Ndabinginze ni mube maso cyangwa muhunge. Uwo ni umuturage w'umunyamurenge cyangwa se n'inkotanyi. Undi yavuze ati turarangije avandimwe, murumuna wanjye ntabwo yashoboye kuboneka kugeza ubu, ndabinginze mumfashe mwihangane, umuryango we abataraboneka bihangane. Ubwo murumva, aya ni amwe mu makuru twabonye. Majoro Mugenza, Kapitene Adrien Rugabo, abo nibo bakeye. Ejo bundi haguye n'umujenerali, hari n'abakoroneri bamaze kuhagwa, hari n'abandi bazahagwa. Yewe bizagera igihe n'abatarabo bazigenda bakagwayo. Buriya butaka bwa Kongo buzabonka, mwamenyeye kubumeneraho amaraso, kumena amaraso ya bene wanyu b'abahutu. Namwe yanyu ubutaka bwa Kongo buzayanywa. Si ubuhamya mvuga, si ubuhanuzi, ni ibintu bigaragara, kuko Abazalendo bararambiwe. Ngo wirukankana umugabo kera ukamumara iki? Ubwoba. Wazalendo oye, 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 oye. FRDC oye, ndetse na FDNB, Force de Défense Nationale Burundaise, Force de Défense Burundaise cyangwa Force Nationale de Défense Burundaise, wenda uko bayivuga nta kibazo. Hari n'andi makuru avuga ko Aruhihi mu gice cya Karehe abaturage bivumbuye, hanyuma barebaho RDF yari ikambitse barahatwika. Reka wenda turebe uko byari bimeze, n'ibyo nabyo umuntu abibereke, wumve ko intambara iri muri kariya karere ni yayindi yo muri Vietnam. Inkotanyi zigiye kurwanya intambara muri Vietnam, kandi noneho nta makuru zifite. Ibintu tubabwira ni ibintu bifatika tuzi kandi bigiye kuba vuba. Reka wenda murebe ukuntu byari bimeze byifashe aho ngaho. Naho ndanabwe ko ari nimero ijyanye n'amakuru y'urugamba, aho Bazalendo bari kwihesha icyubahiro. Ubwo naho murebe uko abaturage barakaye bati nk'abashenzi mwaje kudutwara ubutaka, ntabwo tugomba kumvikana, muzahava ku kibi, ku neza cyangwa ku kibi. Mumve dore ukuntu byari bimeze. Murabona ko hari muri defense. Ça chauffe à lui vraiment. Ça chauffe à lui, ça chauffe à lui. Il est 8h04. Dis-toi bien que ba M23 walipiga mtu wakamua busiku, ndio watu wote wanajimobilize, wanaenda ku biro, wanalunguza biro ya ba M23. Ça chauffe à lui, ça chauffe à lui. Abami Ruhehe ngo bafashe kwisha umuntu mu gitondo, abaturage barakana bagenda batwika ofisi cyangwa ibiro bya mama 23. Abaturage rero ni Abazalendo bubahwe. Sorry. Okay. Bubahwe rwose. Mwumve ko abaturage bararakaye. N'andi makuru tuba dufite. Andi makuru avuga ko mu gice cya Goma, mu mujyi wa Goma, hari urugamba nijoro guhera saa 4 z'ijoro zarangiye kugera mu gitondo saa 10 muri Katindo, Ndoho, Mugunga. Bagabye igitero barimbura agapatruye ka RDF. Ibi nabyo ndumva ari inkuru itari mbi. Abanyarwandakazi, aya namwe mu makuru wenda tubabwira makeya, ariko hari na menshi cyane wenda tuba tutavuga. Ariko ikintu nasorezaho, nashatse no kuba nagira nk'insanganyamatsiko yihariye, nuko Abanyarwanda benshi, ntabwo mvuze bose, dukomeje kwibeshya ku kibazo cy'u Rwanda n'inkotanyi. Dukomeje kubyitiranya. Niyo mpamvu ubona abantu benshi birya bakimara, bakikokora ngo bari gushaka igisubizo cy'u Rwanda.
ngewe nababwira mu magambo make wenda uzashaka kubyumva azabyumva. U Rwanda rwaguye mu maboko y'abanyamahanga. Abanyamahanga n'ubundi ni nabo bazarugobotora muri ayo maboko, ahubwo abanyarwanda bakazagendera kuri abo banyamahanga. Ikibazo cy'u Rwanda rwigaruriwe n'inkotanyi, nuvuga abanyamahanga, ntabwo ari abanyarwanda bandi bafashe u Rwanda bakoze revolisiyo cyangwa se na liberasiyo, reka tuvuge gutyo. Ni igihugu cyaguye mu maboko y'abanyamahanga, ariko bagiha agatsiko k'inkotanyi ngo babe bagicunga, ariko gikoreshwe mu kudurumbanya Afurika no kuyisenya. Ntabwo rero abanyarwanda ubwabo bafite ubushobozi bwo guhangana n'ako gatsiko kashyizweho n'abanyamahanga, kuko ntikarinzwe n'abanyarwanda, karinzwe n'abanyamahanga. Umukuru wako Paul Kagame, yaba ariho yaba atariho, ibyo byo ntibindeba, nuko twe tumubona mu buryo bw'akazi kandi leta ikabivuga. Aravuga ngo kuki wavuze ngo Paul Kagame yarapfuye? Mu gihe cyabyo byaravuzwe, ariko nabwiye position nafashe. Igihe cyose leta ikimugaragaza ko ariho, ubwo tumufata ko ariho, nta bindi. Yaravuze ngo ntabwo nakorerwa kudeta. Kudeta ninde wayikora? Kuki waba uri umukuru w'igihugu kumva nta kudeta wakorera? Ni uko utari umukuru w'igihugu, ahubwo uri agatsiko, uyoboye kaganga, agatsiko kashyizweho n'abanyamahanga. Abanyamahanga aribo bakugize, nibo bakukontorora, bityo ntawagukuraho nyine. Icya kabiri, ntabwo ari ibanga, ingabo za Amerika, iza Isirayeli cyangwa n'Ubwongereza zari ziri kumwe na RDF mu bintu byose. Sinzi ubu ngubu uko bimeze, ariko kugera ku rwego rwa batayo habwa harimo umutekinisiye w'ingabo za Amerika cyangwa iza Isirayeli cyangwa iz'Ubwongereza. Ibyo ndumva abantu babaye muri RDF barabizi, nuko babiduhisha. Abantu babaye mu nkotanyi barabizi. Abazungu barwanagamo babaga bavuye, arabaravuze ngo ni masike bambaraga, ni inkotanyi z'abazungu zabaga zirimo, abacacu cyangwa se abatekinisiye bazifashaga. Nababwiye ko Paul Kagame arwana se ashoboye iki? Yarwanaga intambara yireba muri video, yarahawe na Amerika ibyangombwa bimwemera kubona uko ingabo z'u Rwanda ziva aha zikajya hariya, abireba, bakajya baza babazi, bababonye ibyo bari gukora byose. Murumva, Amerika aramuha iyo tekinoloji satelite, abireba kuri televiziyo. None si yo ntambara murumva ari y'abanyarwanda barwanye? Ariko nyine kubera kutamenya, kubera amakuru make, kubera n'abantu bafite umutima ushaka kurya abandi, bashyira abantu ku gitutu, ugasanga abantu baraye badasinziriye ngo bari gushaka kurema ingabo ngo zizaterwa, ngo zizakuraho Kagame, ngo bashaka kugira gute, kwirusuganya mu mitwe, bakirengagiza ko SFDR ko imaze imyaka 20 kuki itagiye kurwana? Ese nuko itazi kurwana? Kuki icyo kibazo tutakibaza? Kuki FDR itigeze ihirahira ngo ujye gutera u Rwanda? Ese nuko itabizi? Nuko se badafite intwaro? Nuko bamenye ko igihugu cy'u Rwanda kitari mu maboko y'abanyarwanda. Nta no kubica ku ruhande, igihugu cy'u Rwanda cyagoye mu maboko y'abanyamahanga. Ku ikubitiro uri ku isonga ni Museveni n'Uganda, ariko Uganda nayo ntiyigize, ifite uyihagarariye. Ese kuki mubona Museveni nta muntu umukura ku butegetsi? Nuko se Abaganda ari injiji? Nuko se nta wamukorera kudeta? Nuko ari umukozi muzima, ntiyikorera, ni umukozi. Abanyarwanda rero baraye amajoro, turi gushaka igisubizo, turashaka kwikusanya imisanzu ngo dutaye kugira ngo tureme iki n'iki, tugire gutya, ariko ntibikunde. Kuki bidakunda?
kuki abantu bacu bitanze bagiye baburirwa irengera, abandi bakicwa, abandi bikagirwamo n'uruhare ndetse n'inzego z'ibihugu bya rutura, Ububirigi, Ubwongereza, Amerika n'ibindi. Kuki abantu bacu babahigishije uruhindu kandi amategeko yo ku isi yose agahonyorwa ku manywa y'ihangu? Ku isi ya rurema nibwo bwa mbere umuntu, kavuga umuhutu niwe nyirizina, yimwe uburenganzira ku mugaragaro izuba riva. Amategeko mpuzamahanga aribagirana kuri we, aba nk'igisimba, kugeza igihe n'umurambo wimwe uburenganzira. Urugero ntabwo uru rwa kure, izigira nyirazo Protasi, kugeza igihe yimwe n'uburenganzira bwo gushyingurwa kandi bikemerwa, kugeza igihe na kiliziya ihonyora amategeko itereka tuzasoma misa. Ntabwo mwumva aho ikibazo kiri. Ikibazo cy'u Rwanda kirenze abanyarwanda, kuko intambara barwanya intambara itari iyabo, irenze ubushobozi bwabo. Ndagira ngo mbabwire ko niba hari ingabo zari zikomeye u Rwanda rwagize rushobora ko tutazongera kugira, cyangwa se rushobora kuzajya noneho zikubye kabiri kubera experience, ni FARC. FARC yarwanye n'amahanga, FARC yarwanye na Amerika imyaka 4. Ntabwo yarwanye n'inkotanyi, yarwanye n'Abaganda. Abaganda se ni iki? Yarwanye n'ubu bukotanyi bwa Kagame, burango bwa Kayonga, ubwa Kabarebe, ngo bwa Ndera, ngo bwa Karake Karenzi, ngo bwa Ndera, sinzi utuntu bavuga ngo bwa Ibingira, bwa Dodo. Ubwo buntu ntabwo aribwo bwarwanye, ubwo se bushoboye iki? N'ubu ntacyo bushoboye, n'utuntu turi aho gusa kudukoresha. Cyakora barakoresha kugira kubikira agakica, ukaza ngo umuntu ahangane no ku gipfunsi, wapi, n'ubuntu buri aho. Ahubwo kubera iki amahanga aribwo yahisemo? Uko abuhisemo uko nta umuntu bugira, ni ubunyamaswa nabwo, kubera ko nabwo butizeye, bwemeye kuba udupapiyo dukoreshwa. Bwa Kagame, bwa Karake Karenzi, bwa Kayumba, yari arimo nyine. Ubu ngubu buyoboye ngo igisirikare cy'u Rwanda, ngo buno bwa Mubaraka Muganga, utuntu nk'utwo nawe urebye wafata mu gipfuzo ugahondagura. Ariko ntabwo FARC yarwanye n'abo bantu. Gusa amakuru ntituyafite. FARC yarwanye n'ingabo za Amerika, rwana n'ingabo z'Abongereza, iz'Abafaransa, Abafaransa ntabwo barwanye icyo gihe, ahubwo iz'Ababirigi, iz'Abakanadien. Romeo Dallaire yakoze ibishoboka byose kugira ngo anetralize FARC. FARC yari ikomeye pepepe, bayicamo ibice bagira batari ko wapi, kugeza igihe bayiciriye umutwe, bica umugaba w'ikirenga, bica umugaba mukuru, bica n'uwagombaga kuba yakora interimu, bose barabajya kugira ngo babone uko bahangana. Ariko nabyo birabananira amezi 3 yose. Abasigaye nubwo bari imehe bariyoruganiza bararwana, kugeza igihe byabaye ngombwa ko babona ko batsinzwe, bafata abaturage bo barabasohora bose babarinze. Murumva ingabo FARC aho muri hose, Imana izabarinde, n'abagiye Imana izabakire. Muri Bazalendo full generals. Abo Bazalendo n'ubu abo mubona Bazalendo bahagaze bw'ubu, ni ukubera kuremwa, kugirwa, kurerwa na FARC. Rayonoma, amashami, urumuri rwa FARC rwabyaye Wazalendo, rubyara resistance regional. Niyo mpamvu inkotanyi zigirira ubwoba, zitinya FARC. Buriya inyoko nyenzi itinya umuhutu ku rwego rwo hejuru. Igihe cyose ibona umuhutu mu karere agihagaze, bumva batasinzira. Iyo babonye umuhutu ukangutse bavumbuye, bumva bahita bamwica ukanye, ko bazi ko imbaraga ze
ukwihambira kwe, ukwihagararaho kwe, ntabwo bavamo. Bazi ba Rukara rwa Bishingwe, bazi abandi bahutu bari bahagaze neza, ariko abahutu bakazira yuko batamenya amayeri. Umuhutu aramutse yize amayeri, ntabwo mvuga umuhutu mu bintu by'ubwoko byo kuvuga ngo umuhutu w'umurwanyi yize amayeri nk'ay'inkotanyi zizi, udukotanyi twaba nk'imiyugiri, yaba nk'ikisi. Aramutse ashoboye amayeri, akava mu gihu cyo kumva ko ibintu bishoboka, akava mu gihu cya siyanse gusa, akamenya amacenga, akamenya gusoma ibihe, akamenya gutandukanya icyiza n'ikibi, akamenya umwanzi, akamenya ko umuntu ahinduka nk'ijuru, ntamenye ko ijambo ry'uyu munsi ejo ryabirinda, agahora n'amakenga, akarere yakayobora. Niyo mpamvu ubona imbonerakure y'Abarundi mwubahwe, niyo mpamvu mubona abazarero muri Kongo mwubahwe. Noneho babyanduje n'andi moko y'ababantu b'abakongomani, noneho ku isonga haza n'icyogere mu nkuba Kisekedi, ya macenga y'inyenzi yose hasi baracenga, ahubwo agakubita twa tudribble twa Ronaldinho cyangwa twa Zidane, bo bakibura. Ibyo ragira ngo mbivuge naringamije iki? Yamwe mbivuge naringamije ko resistance turimo nka Wazalendo idusaba ibintu nka bitatu, kandi bibiri byarabonetse. Icya mbere, idusaba kuva mu butesi bwa nyamwinshi ngo turi benshi. Uburo bwinshi ntibugira gute? Ntabwo bweza umusuru, ntibugira umusuru. Buri Muzalendo harajye yumva ko ari wenyine yihagije, ariko azirikane ko ku ruhande rwe hari Muzalendo mugenzi we, ariko ntazumve ngo urazabikoroya. Iki kintu mukikuremo. Ubwinshi bwanyu ntacyo bwamaze, ahubwo buratuma abantu bashira. Muzirikane ko muri inkehwa, ko muri abantu bahigwa, ko mugomba kwirwanaho, ko muri mwirimbukiro, muri ku marembo y'irimbukiro. Wazalendo Bantu bo mu karere, muri ku marembo y'irimbukiro, harimo abahutu, harimo abanande, harimo abaki. Muri ku marembo y'irimbukiro, muzirikane ko muri nyakamwe, muri bake, muri benshi. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ikintu kijyanye no kwizera. Kwizera guturuka ku madini, kwizera guturuka kuri bwa bwinshi, mu muteto mukikuremo. Mujye mwemera icyo mufite, icyo mudafite ntimukacyemere na gato. Ukana karambwiye ngo buriya ngo azabikora, no. Ngo twaravuganye ngo bizaba, no. Uzajye wemera icyo ufite. Umuzalendo icya mbere, ajye yumva ko atari nyamwinshi. Ubwinshi bwacu ntacyo bwatumariye, ubwinshi bw'abahutu ntacyo bwabamariye, ubwinshi bw'abanande ntacyo bwabamariye, ubwinshi bw'abashi ntacyo bwabamariye. N'Abarundi iyo bataza kumenya ko ari nyakamwe, ntabwo baba bagihari. Muzirikane icya kabiri, ibintu byo kwemera ibyo tubonye byose, babemera ikije. Abantu badacenga, abantu bumva ikintu cyose ngo kirashoboka, ngo uriya muntu buriya ngo nuwo kwizerwa. Nta muntu uwizera umwana w'umuntu agira ate? Avumwe. Dutangire tudute, dute do tu, dubito ergo sum. Je doute donc je suis. Cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Dubito ni cyangwa dubio, simbizi. Dubere, dubeo, ntabwo nibuka neza niba dubeo cyangwa dubito. Ergo sum, donc je suis.
ndagushidikanyaho, ndajye ndishidikanyaho, n'akana kanamushidikanyaho, tuzizerana kubera ibikorwa, ntabwo tuzizerana kubera ko wabimbwiye. Ikimenyimenyi 9/3 ku itariki 4 z'ukwa munani amasezerano yakozwe arihe? Karimo tuze mu byo muri Kongo amasezerano arenga 5 Sun City ndisere, ayo masezerano yamaze iki? None amasezerano kwa 27 z'ukwa 6 2025 arihe? Ari kubahirizwa se? None tuyizere wazarendo, tuyizere. Igishimishije nuko mubizi. Icya gatatu nacyo kitoroshye ni ubumwe. Nubwo twumva ko tutagomba kuba turi ubwo bwinshi bwacu nacyo bwatuma tutagomba kubukontaho, tugomba kumenya abo turi bo, ariko tugomba kumva ko aho umuzarendo wese ari, urupfu rwa rwawe, kuko baramuhiga nk'uko baguhiga. Ubumwe no kwiyumvanamo. Umuzarendo wo mu Bugande, urupfu rwe rurareba uwo mu Burundi, wo mu Burundi rurareba uwo muri Tanzania, wo mu Rwanda, wo muri Kongo. Urupfu rwa kanaka uguye ku rugamba n'urwanjye. Niyo mpamvu gutabarana, gufashanya, kwimana, kutagabizanya abanzi, kudahanahana, ibyo ni ibintu bigomba kuturanga. Ibindi byo byagenda biziraho, nta ruswa, nta kirazira, nta muzarendo wigurisha, kuko yagurisha abagurishije abe akagurisha n'ubutaka. Kirazira nta muzarendo ugira gute, nta muzarendo wiyandarika, nta muzarendo urya ibyo abonye, kuko abazi ko ubutaka bwe bumuhagije. Ariko nta n'umuzarendo wasama bizanye arabifata kandi akakurwanya. Nta muzarendo w'umutesi ubaho, ko akoresha ibyo afite ashaka kurinda ubutaka bwe. Umuzarendo ni umuntu wamaramaje, urwana nk'utazaba hejuru, kandi urwana azabaho igihe kirekire, kuko izina rye riguma ryanditse, kandi ubwoba kuri we ni kirazira. Nguko umuzarendo wacu, uzarendo yisime yubatse. Ubwo rero ibi nibyo biri kwigaragaza ku kibuga, aho izi nterankota zumva ko ngo zije kurwanya abantu ngo ni mayimayi. No, ni abantu bamaze gucengerwa, ni abantu niyumvamo ugewe aho ndi hose, ni abantu bo muri Australia yiyumvamo, muzarendo wo muri France abiyumvamo, muzarendo wo mu Bubiligi abiyumvamo, muzarendo wo muri Amerika abiyumvamo, muzarendo uri Kinshasa yumva ari Uvira, yumva ari muri Ho Plateau ya Minembwe. Ni nk'uko umunyamurenge uri Ho Plateau n'uri muri Amerika baba barakimwe. Kuki muzarendo wowe uri muri Afurika y'Epfo utaba warakimwe n'umuzarendo uri Rwindi, uri Karehe, uri hariya batsinze bari abamajoro n'abakapiteni n'abandi benshi bapfanye nabo? Ukujya utumva ko ikimborera kuri gukora irindi gihugu cyayo kikureba. Ngibyo byo numvaga ngira ngo shimangire. Icyo rero kizatuma iyo coalition, ubwo bumwe, icyo gitekerezo, iyo ntekerezo izazamuka igatsinda ba banyamahanga bigaruriye ubutaka bwacu, ariko ari intumwa za Mpatsibihugu. Mpatsibihugu nawe yabona mwamaze kwegura umutwe, ezatinyaga, kuko kirazira nta murwana n'abaturage ngo batsinde. Kandi abazarendo ni abaturage, si ingabo. Abaturage barwana kuki? Ku butaka bwabo, kuri gakondo yabo, udongo, ubutaka. Ubutaka nibwo buzima bwacu. Reka rero mbe nsubikiye aha, nagira ngo mbabwire nti intambara irakomeje. Amakuru agomba kugenda ari menshi, akisukiranya akagaruka, ariko byanze bikunze ntabwo tuzacika intege. Wenda nk'urugero,
hari amakuru nk'uyu mwana wa RDF 23 wafatiwe i Kaziba, iwabo ni ku Kimironko ahitwa kwa Mushimire. Kimara gufatwa ngo yavuze ati bamenyeshe iwabo ko amaranye inzara y'amasaha 480. Kuri uyu mwana n'inzara y'amasaha 48 ntabwo ari amasaha 480, ni amasaha, inzara y'amasaha 48. Reka tubereke uwo mwana wo ku Kimironko kwa Mushimire nawe wafashwe, ariko wagira amahirwe ntibahamutsinda. Ntabwo biba byoroshye. Murebe pe. Ku kana imyaka 10 n'ingahera, muri babandi bagenda bashimuta cyangwa babeshya ngo bagiye kubaha akazi bagahita babatwara. Uyu mwana wo kwa Mushimira ku Kimironko agacakiye kagiye, umwana afite imyaka ingahe? uwo bapfanye ntibabarwa. Kenda Rwanda baragowe. Kenda Rwanda wagushije ishyano iye wajyaga kugwa amaboko y'abanyamahanga. Niyo mpamvu rero abanyarwanda bose aho bari bavuga ngo bashaka za revolution, ngo barashaka ngo ubutegetsi. Igihugu ntabwo kiri mu maboko y'abanyarwanda, kiri mu maboko y'abanyamahanga. Niyo mpamvu amahanga ari azadufasha kubakuramo, naho twebwe ubwacu byatugora, kuko twarwanye intambara mpuzamahanga turayitsindwa. Kongera kuyisubiramo rero bisaba ko amahanga ariyo aza tugafatanya. Niyo mpamvu byanze bikunze uko niko bizagenda, kandi Imana niyo nkuru izabikora, iracyabikora kandi. Reka rero nsoze mbashimira abavandimwe banywanyi bakunze bamenya Impamvu TV, babwira nti mugire isabukuru nziza y'amavuko kowe wayigize, wowe kanaka na nyira kanaka uri mu karere akariko kose k'igihugu, prefegiture, komine, segiteri, serire, wowe uri mu gihugu cy'ubuhungiro, mu mashyamba ya Kongo, mu nkambi zitandukanye, mu bihugu bitandukanye, nkwifurije kuramuka, kuramba, kuko ku bwawe ntacyo wishoboreye, kandi n'uwaguhigaga ntacyo yagezeho. Imana yarakurinze kandi izakurinda ikwereke isezerano. Wowe wagize yubire, nawe ugire yubire nziza kandi ukomeze intambwe watangiye. Niba ari nziza, niba uri muri yubire y'ibintu bibi, ugira amahirwe bihagarare. Nawe wagize kwibuka abazi nawe batagatifu, kubabyemera, mwifurije ibihe byiza. Nkanifuriza abatangiye isabato nziza, hatangiye weekend nabo weekend nziza. Nkaba mbashimira mvuga nti twese hamwe tuzatsinda.